Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. N'ubundi dukomeje n'igice cya kabiri cyo kwiga gusoma icyongereza. Ku bantu twari turi kumwe mu isomo ry'ubushize murabizi, twari tugeze kuri N, ariko nta kabuza reka mbanze mbasubiremo gato. Twari tugeze kuri H, iyitwa H mu kinyarwanda iyo igeze mu cyongereza iba H. Tubonaho urugero ruvuga ngo house bivuze inzu, tubonaho urundi rugero ruvuga ngo home bivuze imuhira cyangwa se mu rugo. Tuza ku yindi alphabe ivuga I mu kinyarwanda, yagera mu cyongereza ikaba I. Tubonaho ijambo rivuga ngo iPhone, telefone za iPhone twese turazizi. Tugera ku yindi alphabe ivuga J, ariyo tuzi nka J mu kinyarwanda. Tubonaho urugero ruvuga ngo traffic jam bivuze ambutiyage bisanzwe yo mu muhanda. Tubonaho K, aho dufite urugero ruvuga king bivuze umwami. Tubonaho urugero ruvuga tubona indi alphabet ivuga L, aho dufite ijambo rivuga life bivuze ubuzima, ubwita ukayisoma nka L. Tubonaho M, aho dufite ijambo moon bivuze ukwezi cyangwa mother bivuze umubyeyi, nyine umumama bisanzwe. Tubona na N, aho dufite ijambo rivuga nurse bivuze umuforomokazi. So reka dukomeze na gahunda yacu yo kwiga. Gusa mbere ko dukomeza ndagira ngo mbahe agatangazo gatoya. Ku bantu muba mutarasoza kwandika biba bisanzwe, ushobora guhagarika cyangwa se ugasubiza inyuma ukandika buri kimwe cyose nta kibazo. So ndagira ngo mbahe agatangazo ku bantu mushaka kugura ibitabo byafasha kumenya gusoma ndetse no kuvuga icyongereza mu minsi 30 gusa, bahamagara ino nimero. Ikabafasha. Ibitabo birahari ku bwinshi. Hanyuma nawe mushaka kwiga muri private, iyo nimero niyo mwahamagara. So tudatinze turaza gukomeza na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Okay, n'izindi turazireba mu kanya. So izi nizo alphabet tugezeho twiga icyo twita guspellinga cyangwa se gusoma ururimi rw'icyongereza. Nk'ibisanzwe iyo tuzi nka O mu kinyarwanda, igeze mu cyongereza nta gihinduka, iguma ari O. Urugero twabona ijambo rivuga orange bivuze icunga cyangwa se ironji. Orange, yes, murabyumva mwese. O nta gihinduka, iguma ari O. Twabona urugero ruvuga ngo orange bisanzwe, biroroshye cyane. Ururimi rw'icyongereza nta kintu kigoye kirimo. So iyi yindi tuyispelinga nka P, yes. Twajya kubona urugero ruvuga people bivuze abantu. Iyo tuzi nka P mu rurimi rw'ikinyarwanda, igeze mu cyongereza iba P. Twajya guspellinga tukavuga P. Hanyuma twabona urugero rw'ijambo tukabona nk'ijambo rivuga people bivuze abantu. Abantu, yes. Tukajya kuri ijambo rivuga Q. Iri jambo noneho, iyi alphabet Q ntabwo igenda yonyine, ijyana na O. Reka turebe nk'urugero, dufite ijambo rivuga quantity. Yewe niyo wazana irindi jambo rivuga queen bivuze umwamikazi, urasanga iriya Q itajya igenda yonyine, iteka ryose ijyana ni U, bikabyara igihekane kwa mu kinyarwanda, ariho dusoma quantity, aha tugasoma queen bivuze umwamikazi. Quantity ni ingano y'ibintu runaka, wenda ibiro 100, toni 100, toni 1000, iyo ngano nyine yitwa quantity. Hanyuma queen bivuze umwamikazi. Iyi alphabet yo ni Q, nyeka ko mu kinyarwanda ntayo tugira. Yes, ni ibintu byo kwitozwa cyane, ukaguma ukabikurikirana, dore ko bizagenda bigufasha mu buzima bwawe
ka buri munsi mu rurimi rw'icyongereza. Tugeze ku yitwa R. Iyi ni R. R. Okay, dufiteho urugero ruvuga ngo room. Iyo tuzi nka R mu kinyarwanda n'iyo igeze mu cyongereza nta mpinduka ziba usibye kuba yaba R. Hanyuma tukabonaho urugero ruvuga ngo room. Room bivuze icyumba. Room, icyumba bisanzwe nyine nka kiriya turaramo ni room. Yes. N'ubundi ibi biraza kutuganisha ku rundi rugero ruvuga ngo S. Iyi ni S. S. Sa iba S. Iyo tuzi nka sa mu rurimi rw'ikinyarwanda igeze mu cyongereza iba S. S. Twajya kubonaho urugero tukabona wenda nk'urugero ruvuga ngo sister. Sister. Sister bivuze mushiki wawe cyangwa mushiki w'umuntu. Sister ni mushiki wawe cyangwa mushiki w'undi muntu nyine bitwa sister. Okay, tukaza kugera n'undi kuri T. Ingi tuspellinga nka T. Okay, T. Aho n'ubundi dushobora guhita tubona urugero rw'ijambo rivuga T bivuze icyayi. T bivuze icyayi bisanzwe. So muraza ko nyuma tudatinze tugere no ku rundi rugero cyangwa indi alphabet ivuga U. Ingi tuspellinga nka U. Aho dushobora kubona ijambo rivuga ngo nanjye kwandika youth. Aho dushobora kubona ijambo rivuga ngo umbrella bivuze umutaka. Nubwo noneho tuspellinga nka U ariko iyo iri gutangira ijambo ikunze kuba isomwa nka A, kuko nka ntabwo dusoma ngo umbrella, dusoma umbrella bivuze umutaka. Umbrella, umutaka. Yes, which is very good. So muraza ko nyuma tugera no ku zindi alphabet twihuse cyane. Yes. Ubwo ku muntu utarasoza kwandika izi ngizi aba ashobora gufata pause akazandika nta kibazo. Okay, mfatire kuri U, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alphabet eshanu za nyuma ni izi ngizi tugiye kureba tugahita dusoza isomo ryacu. Iyi ngiyi tuspellinga nka V. Iyi ni W. Iyi ngiyi ni X. Iyi ngiyi ni Y. Iyi ngiyi ni Z. So reka tugenda tureba ingero. Ahangaha nko kuri V dufiteho Valentine. Murabizi umunsi wa Valentine, ijambo rivuga Valentine. Aha kuri W nubwo tuspellinga W isomwa nka wa mu buzima busanzwe aho dufite ijambo water. Hanyuma iyi ni X. Amagambo atangizwa na X ni make ariko dushobora kubona Xmas bivuze Christmas bisanzwe. Hanyuma dufite Y aho dushobora kubona ijambo rivuga ngo youth bivuze urubyiruko. Dufite Z aho dushobora kubona ijambo zebra, inyamaswa ya zebra ifite amabara y'umweru n'umukara, mwese murayizi. So iri somo twariteguye mu rwego rwo kugira ngo twihugure mu buryo bwo gusoma ururimi rw'icyongereza. Nizere ko yaraza kubafasha. Reka dusubiremo hano gato. V Valentine. W urugero water. X apana bimwe bavuga ngo Aregis. Iyi ni X tukabona Xmas bivuze Christmas, ubwo ni Noheli. Tukabona Y tukabona youth, tukabona urugero nyine bavuga youth bivuze urubyiruko. Tukabonaho Z tukabonaho urugero tukabona zebra bivuze ya nyamaswa y'amabara
y'umweru n'umukara ariho haturuka ijambo zebra crossing bivuze wa muhanda tunyuramo twambuka. Mukore subscribe. We love you so much.